Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Turabakunda cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye ku migabane itandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza, Imana yo mu ijuru ibarebe neza. Umugisha w'Imana, Imana ubahundagazeho mu izina rya Yesu. Rero dushimire byimazeyo wowe wakoze subscribe, hanyuma ugakora na share ndetse na comment. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, hanyuma kugira ngo tujye tubana mu gihe cyose dushizeho isengesho, ifunguro ry'umunsi, ukande aho handitse subscribe, aho handitse mu magambo y'umukara cyane, hakande aho handitse subscribe, hakande hakirike, hanyuma tuzajya tubana uko bwije uko bukeye mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru rero ibagirire neza. Hanyuma Imana iduhaye ibyo kuvuga, kandi buri muntu wese ari buze kuvanamo amasomo kandi ukaryoherwa. Ndakurarikira kudacikwa ni inyigisho tugiye gusangira Imana iduhaye kugira ngo tuganire mu izina rya Yesu. Ese tugiye kuganira kuki? Turaje tubanze dusenge, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi wa none ku busesenguzi dufite, turaza kureba amoko y'inzara, hanyuma tuze kugereranya n'igihe turimo. Ese izo nzara, ayo moko tubonye arahari cyangwa ntahari? Hanyuma turaza gusoza tureba byibura umwanzuro wo twafata kugira ngo iyo nzara itazatwica, hanyuma Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ndagira ngo rero dusenge, hanyuma tubwire Imana ngo izibane natwe muri iki kiganiro mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, izina ryawe rishimwe. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirakiza, kandi umuntu wese uri buze kuryumva muhereze kumva ndetse no kumvira. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari umuririmbyi rero mu kanya unjeho numva aramfashije, numva rero twamuririmba mu izina rya Yesu. Muririmbyi wa 207 mu ndirimbo zibanza bita izo gushimisha Imana. Muririmbyi ateruye avuga ngo uwabatinyutse ibyago byose ntazakurikire umwami Yesu, ntacamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa nica mugongo, abazimubwira niwo bazarwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Mwamujyisha umwuka wawe, mbone kuzararwa kuba iteka. Have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Have rero, have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Have rero, have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Haleluya! Imana ishimwe, Imana yacu ihabwa icubahiro mu izina rya Yesu. Fata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice byaho ni 6, ku murongo wawo wa 24 na 25. Igitabo cya 2 cy'Abami, ibice byaho 6,
umurongo wa 24 na 25 handitse iri jambo ngo, hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya, arahagota. 25 maze i Samariya hatera inzara. Maze i Samariya hatera iki? Inzara. Bahise baba ngo inzara mbi cyane. Aka kantu ni umusuma kitwa cyane. Hatera inzara mbi cyane. Barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakombe kamwe k'amahurunguru y'inuma, ibice by'ifeza 5. Imana itugire neza. Iyi ni inzara karabutaka. Iyi ni inzara mbi. Wongera uvuge ngo inzara mbi. Na Bibiliya yavuze ngo ni inzara mbi cyane cyane cyane. Inzara. Hanyuma ubundi hari igihe umuntu ashobora kuvuga inzara ariko ntitumenye iyo avuze. Ariko ndashaka mvuge amoko agera kuri 5 y'inzara, hanyuma uraza kumenya ngo mbese muri aya moko 5 avuze ngewe mfitiye iyihe nzara. Ushobora gusanga abantu bose bafite inzara. Iyo tuvuze inzara, iteka ryose abantu bahita bumva ibyo kurya gusa, ibyo kurya bisanzwe, akawunga, umuceri, amafiriti, inyama n'ibindi bisanzwe byo kurya. Ariko ndashaka kubabwira yuko inzara ziri mu moko menshi cyane. Hari ishobora kuba ari ibyo kurya, ndetse no mu buryo bw'umwuka umuntu yagira inzara. Hanyuma turaza gufata urugero rutoya, hanyuma tuze kurugereranya. Ariko ndashaka ngo muze ibyo tuza kuvuga mubyumvire mu isi y'umwuka cyane kuruta kubyumvira mu isi y'umubiri ya kawunga n'umuceri na tungurusumu. Ahubwo tubyumve cyane inzara tugiye kuvuga mu buryo bw'umwuka, ariho twibanda cyane. Haleluya. Rero hari ubwoko bugera kuri 5 bw'inzara. Inzara ya mbere ni ugusonza wabuze ibyo kurya. Iyo ni inzara. Ugasonza wabuze ibyo kurya. Ubwo ni ubwoko bwa mbere pe. Ibyo kurya ukabibura, ugashakisha bikabura, inzara ikakujya, ikakuhekenya, ikagukubita, ikakumerera nabi. Iyo ni inzara yo gushaka ibyo kurya ukabibura. Ubwo ni ubwoko bwa mbere. Inzara ya kabiri rero, inzara ya kabiri ni ukujya ibiryo bitarimo intungamubiri ariko bitera uburwayi. Ubundi ushobora kuba ati se ni inzara, kubera ko umuntu ashobora byo bita gupfa kujya, ukajya ibiryo ariko bitarimo intungamubiri, ahubwo n'ibyo byuri kujya akaba ari byo nabyo byongera uburwayi. Ibiryo biri aho ngaho bidafite icyo byishe, bidafite n'icyo bikijije. Bigeze kutwigisha muri biology cyangwa muri biology, baravuga ati umuntu aramutse ariye igisobane, igitukuru cyangwa igitebo cyuzuye ibijumba, undi akajya ngo amagi agera kuri 3, ngo uwariye amagi ngo aba afite intungamubiri ziruta uwariye igisobane cyuzuye ibijumba. Rero ni ukuvuga bene data barokore, dukeneye ibiryo ariko bibe bikeya cyangwa se bibe byinshi, ariko bibe birimo n'intungamubiri. Haleluya. Ndagira ngo unyumvire mu mwuka, kandi ntago nshaka ngo unyumvire mu mubiri. Imana iguhereza ibyo kurya
birimo ijambo ry'Imana ry'umwimerere, birimo indirimbo nziza, irimo amasengesho, kandi bitagutera ikibazo, ahubwo bikubyibusha mu izina rya Yesu. Abanyumvishe amen. Hanyuma inzara ya gatatu nyongezeho. Inzara ya gatatu ni ukurya ibiryo biroze. Ibiryo biroze birakwica. Ibiryo biroze birakwica. Kurya ibiryo biroze birakwica. Rero ndagira ngo mbabwire ngo niyo ni inzara. Mu yandi magambo, iyi nzara ni mbi cyane. Ushobora kugira inzara bitewe nuko wagiye uhabwa ibyo kurya byo mu mwuka biroze bidafite gahunda. Iyo ni inzara. Muzahura n'abantu batandukanye, bashobora kuba bakarukwigisha pe, bakakubwira ati ntuzongere gutanga icacumi n'amaturo, ngibyo byararangiye, ngo byari ibya kera. Iyo ni inzara arimo akuzanira, arimo arakugaburira ibiryo biroze no gupfa. Ibyo bintu byakwica, kuko niba utangiye kumva yuko ibyo ukora ubikorera abantu, utabikorera Imana, mu yandi magambo urashaka kwishiraho yuko wibeshejeho, nta kindi kikubeshejeho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana iturinde ibiryo biroze, ahubwo iduhereze ibiryo bikwiriye kandi bifite intungamubiri. Haleluya. Iyo ni inzara ya gatatu narimaze kuvuga. Reka mvuge inzara noneho ya kane. Abo turi kumwe amen. Iyi ni inzara ngiye kuvuga nanone. Iyi nzara ya kane ni ukuvuga ni inzara kuba inyanda yo kurya kandi ibiryo bihari. Iyi nayo ni inzara. Abantu barayifite iyi nzara mu rusengero. Umuntu akaba inyanda yo kurya kandi ibiryo bihari. Kazajya bati ngo twabura umanze, ngo nta kintu tubonye. No, ibiryo birahari. Waburiye mu ikorasi, uburira mu ndirimbo z'abaririmbyi, uburira mu ijambo ribanza, uburira mu ijambo rirambuye. Iyo ni inzara. Ugataha gucyo ngo nta kintu ucuye. Iyo ni inzara. Ukwiriye gusenga, urashonje, ufite inzara mbi cyane. Waburiye no mu mashimwe y'abashimye se. Ugomba kugira ibiryo birahari mu nzu y'Imana. Ndagira ngo ngubwire, ntajya Imana yateranya abantu itateguye icyo kubagaburira, ahubwo kubera ko abantu bafite inzara yo kuba inyanda ku byo kurya Imana yateguye kandi bihari, iyo nzara yakwica. Ndagira ngo ngubwire ngo ntukabe inyanda kandi Imana yatetse. Ndagira ngo ngubwire ngo mu magambo 80 cyangwa 100 ashobora kuvuga, nubwo yavuga 80% ntibikunyure, ariko 20 byonyine ugomba kugira icyo utahana mu izina rya Yesu. Ntukagire ikosa cyangwa ntukagwe mu mutego yuko umuntu wese uhagaze imbere yawe akwiriye kuvaho nta kintu umwigiyeho. Kandi ndagira ngo ngubwire ngo Satani kuntu ari umugome, nuzajya urabona wakoze iki gikorwa, uzajya uramenya ngo Satani yagusahuye. Iteka ryose nuzajya usigarana amakosa y'umuntu waguhagaze imbere, ukayasigarana gusumbya gusigarana ibizima yakoze, burya ntago ari umwuka wera wakujeho. Kuko umwuka wera yakagombye kukwereka ko ari urugamba yarariho, ugasigarana ibizima yaguhaye, hanyuma amakosa ukagenda ugasenga. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo twumve byose ariko nitugundire byose, turebe ibizima. Hanyuma rero ntugasigarane ibibi, ahubwo sigarana ibyiza, nibyo bizagufasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma iyindi nzara ya gatanu mu moko y'inzara turi kuvuga, ni ukuvuga ni ibyo kurya bihari
ariko ufite inzoka yitwa ingungunyi. Umuntu akagira ibyo kurya birahari, ariko afite inzoka yitwa ingugunyi idashaka. Kandi nyine iyi nzoka nimbi, ni hahandi uzajya urumva ngati ngo njyewe runaka, ngo nje inzoka yanjye ngo ntimwumva, ngo ntambamo. Iyo ni inzara, uzicwa n'inzara. Iyo ni inzara ufite yo mu mwuka, yo kumva ibiryo birahari, ariko kubera ko ufite inzoka y'ingugunyi ikakubwira ati wapi biriya ntubijye, wapi uriya ntumwemere, wapi katagiye kwamamaza ibindi bintu udasanzwe wemera. Agiye kuvuga Yesu wabambwe, agiye kuvuga umwami wakubambiwe, agiye kuvuga umwami wabacunguye. Why not? Kubera iki utabyumva? Ni inzara, ufite inzoka y'ingugunyi. Ariko ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana igukize iyo nzoka, hanyuma ugire apeti. Haleluya. Rero ndagira ngo uyu munsi wa none, nagira ngo tuganire kuri ayo moko atanu y'inzara, hanyuma niturangiza dufate umwanya dusenge. Ese wakora iki? Wakora iki kugira ngo nanone iyi nzara itakwica, iyi nzara itazakugeraho? Biravuze ngo iyi nzara kugira ngo uyirinde kandi uyineshe, biragusaba gusenga. Biragusaba gusenga. Kabiri, biragusaba gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Biragusaba gusenga, ugasoma ijambo ry'Imana, kandi nanone ugaterana, ugatega amatwi. Haleluya. Icya kane nuko ukwiriye kuzajya ukora research, ukagira inyota yo gushaka ibyanditswe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo abiberuye bagiraga ngo nginyota, ngo bagashishikara ngo gushaka ngo ibyanditswe Pawulo amaze kubabwiriza. Nawe mu gihe ugeze mu rugo, mu gihe bakwigishije ijambo ry'Imana, ufite uburenganzira bwo kongera ukafata Bibiliya ugasoma, ukongera ukavugana n'Imana mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana rero ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza, weho uduteza amatwi, weho ufatanyije natwe. Rero Imana iturinde inzara mu izina rya Yesu. Ndirukana inzara ku buzima bwawe, ndirukana inzara ku bana bawe, ndirukana inzara ku mugabo wawe, ndirukana inzara mu muryango wawe, ku mugore wawe, ku mugabo wawe. Imana iturinde inzara mu izina rya Yesu. Ariyo mu mwuka, ari niyo mu mubiri, byose turabyanze mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru turayihendahenze, iturinde inzara. Inzara nimbi, inzara irajyana, inzara nimbi. Ariko ndagira ngo dusenge tubwire Imana ngo Mana uturinde inzara iyo mu mubiri niyo mu mwuka mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Turasenze ngo uturinde inzara mu izina rya Yesu, iyo mu mubiri ndetse niyo mu mwuka, kandi ufite imbaraga zo kuyirukana mu izina rya Yesu. Abantu bakeneye guhembuka, abantu bakeneye ibyo kurya byo mu mubiri ndetse n'ibyo mu mwuka. Urabifite kandi uri umukire. Turasenze ngo ubitange mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Twavuga byinshi ariko tuvuze bikeya, ibyatugirira umumaro urabizi. Ubiduhane hamwe n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom shalom. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean Dodier. Ndabakunda cyane. Amen.